Ni byinshi bikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni nyuma y'uko haje umugore warikoroje ku mbuga nkoranyambaga akavuga y'uko ari mama wa Bahati. Uyu Bahati akaba ari umuhanzi ukomeye cyane wo mu gihugu cya Kenya, akaba yarakoranye indirimbo na Bruce Melody Nimba utamuzi, iyo ndirimbo yitwa Diana. Ndetse uwo Bahati akaba yarabuze umubyeyi umubyara ari we mama we ubwo yari afite imyaka 7. Mama we akaba yarapfuye ndetse Bahati akavuga ko yanamwishyinguriye. Nyuma rero ubuzima bwe bwaje gukomera ndetse ajyanwa mu kigo kirera imfubyi. Rero mu minsi ishize nibwo hagaragaye uyu mugore bidasanzwe ku mbuga nkoranyambaga, aho yavugaga ko ari uwo mujyanye mu kigo cy'imfubyi. Icyo gihe ubwo yamureraga yaje kubura ubushobozi ndetse amujyana muri icyo kigo cy'imfubyi avuga ko ari hazabonera ubuzima bwiza. Nyuma y'icyo gihe cyose uyu mugore avuga ko yaje kumubona ndetse akagira ikintu gisa nk'ihishurirwa, by'umwihariko n'ibyiyumviro bye bimubwira ko byanze bikunze uwo nguwo Bahati ari we mwana we. Tugiye kwinjira mu nkuru yose ndetse usobanukirwa amateka y'uyu muhanzi Bahati, umenye cyane byinshi biri kugenda bimuvugwaho cyane, dore ko ari umwe mu bahanzi bakize cyane bo mu gihugu cya Kenya ndetse akaba ari umwe mu bagabo bigaruriye imitima y'Abanyakenya binyuze mu ndirimbo aririmba ndetse zikora ku mitima Abanyakenya, binyuze mu ndirimbo zikora ku mutima aririmbira Abanyakenya cyane by'umwihariko. Uyu Bahati amazina ye yose akaba ari Kevembovi Kiyoko, uzwi nka Bahati. Yavutse tariki 22 Ukuboza 1994 i Nairobi muri Kenya. Yavukiye mu muryango utari ufite ubushobozi buhagije. Mu bwana bwe ubuzima bwari bukomeye cyane, umuryango we wari uhanganye n'ubukene ku rwego rwo hejuru. Uyu Bahati akunda kuvuga ko ubuzima bwe bwahindutse akiri muto cyane kuko yapfushije mama we akiri umwana muto, ndetse nyuma gato papa we nawe aza kwitaba Imana. By'umwihariko igihe nyina yapfaga uyu Bahati yari afite imyaka 7, ndetse nyuma y'urupfu rwe ubuzima bw'umuryango bwarahindutse cyane. Bivugwa ko nyina yari umuntu wamukundaga cyane ndetse yari umushabitsi kuko nta gihe na kimwe bajyaga babwirirwa cyangwa baburara gihari. Urupfu rwe rero rwamusigiye ubuzima bukomeye cyane. Nyuma y'uko na se apfuye rero ibi byatumye Bahati asigara nta mubyeyi n'umwe afite, ndetse icyo gihe yahise aba imfubyi buri. Bahati yahise ajyanwa mu kigo cy'imfubyi. Iki kigo kikaba cyitwa ABC Children's Home i Nairobi. Ahangaha niho yabaye imyaka myinshi y'ubuto bwe bwose, ndetse anahigira amashuri, atangira gukunda kuririmba mu rusengero. Aha mu rusengero niho impano ye yatangiye kugaragarira. Uyu Bahati akunda kuvuga ko yabaye mu buzima bukomeye, ubuzima butari bumworoheye bw'ubupfubyi, ndetse akunda kuvuga ko muri Aroferina n'ubundi babaga mu buzima bugoye, kubera ko ubwe akunda kuvuga ko hari igihe bajyaga barya ibiryo bidahagije, ndetse akavuga ko hari igihe yakundaga kwicara akigunga cyane kubera kubura ababyeyi be, akumva arabakumbuye cyane nk'uko umwana wese wabuze ababyeyi aba ameze n'ubundi. Ariko muri icyo kigo niho yigiye kwihangana ndetse no kwiyizera no gukurikira inzozi ze. Ntangiriro z'umwaka wa 2012 Bahati yahuye n'umuntu wamufashije kwinjira muri studio bwa mbere. Uwo yari Teddy Josiah, umwe mu baproducer bakomeye cyane muri Kenya. Bahati yamwumvishije zimwe mu ndirimbo yari yaranditse, nuko Teddy Josiah amaze kuzumva yabonye Bahati afite impano idasanzwe, amufasha gukora indirimbo ye ya mbere muri studio. Icyo gihe Bahati yavuze ko atari yarigeze abona amafaranga na rimwe yo kwinjira muri studio. Muri 2013 Bahati yasohoye indirimbo yitwa Mama. Iyo ndirimbo yayanditse yibuka nyina wapfuye akiri muto, yari ifite amagambo akora ku mutima cyane. Iyo ndirimbo yakunzwe cyane muri Kenya, yatangiye gucurangwa kuri radio nyinshi, ndetse abantu benshi batangira kumenya Bahati uwo ari we. Iyo niyo ndirimbo yamufunguriye amarembo mu muziki we. Nyuma y'uko iyo ndirimbo Mama ikunzwe cyane, Bahati yatangiye gutumirwa mu bitaramo hirya no hino muri Kenya. Aho niho yatangiye kubona amafaranga menshi mu buzima bwe kuva yabaho. Yigeze kuvuga ko amafaranga ya mbere yabonye mu gitaramo yamushimishije cyane kuko atari yarigeze yabona kuko yiberagaho mu bukene gusa. Yakomeje gukora ibitaramo hirya no hino ndetse akora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, aba icyamamare gikomeye cyane mu gihugu cya Kenya, ndetse aza kubona inziza cyane, ariko ntabwo yigeze yibagirwa ko yavuye mu buzima bw'ubupfubyi kandi hari n'abandi bana babamo. Nuko yiyemeje gufasha n'abandi bana bagiye batandukanye bari mu buzima bw'ubupfubyi.
Uyu yabaye umuhanzi w'igihangange cyane muri Afurika ndetse by'umwihariko muri East Africa, yagiye ahabwa ibihembo bigiye bitandukanye. Uyu Bahati ntabwo yigeze yibagirwa aho yavuye, kuko mu mwaka wa 2013 Bahati yasuye cya kigo yakuriyeho, aho yaje guhura n'umwana muto witwa Morgan Bahati wari ufite imyaka nk'ibiri. Inkuru izwi cyane ni uko uwo mwana yamufashe akanga kumurekura, ubundi akamuhamagara dadi. Uwo mwana yarakomeje aramukurikira, ubundi yanga gusubira mu kigo cy'imfubyi. Bahati yavuze ko byamukoze ku mutima cyane kubera ko nawe yakuriye mu buzima bw'ubupfubyi. Kuva icyo gihe yahise afata icyemezo cyo kumurera nk'umwana we. Morgan yahise aba umwana we w'imfura nubwo atari umwana we wo mu maraso. Uyu Bahati rero si uwo nguwo gusa, kuko hari n'abandi bana bagiye batandukanye yagiye yodota, bivuze ko atigeze yibagirwa aho yavuye. Ibyo bikagaragaza ko afite umutima mwiza ndetse atigeze yibagirwa aho yavuye. Uyu Bahati rero akaba afite umuryango mugari, akaba afite umugore n'abana batatu. Uyu Bahati yahuye na Diana n'umugore we muri 2015 i Nairobi, aho uyu Diana icyo gihe yakoraga akazi ko kumenyekanisha ibitaramo, event promoter. Bahati icyo gihe yari amaze kwamamara bidasanzwe, bivugwa ko bahuriye mu kiganiro cyo kwamamaza indirimbo, aho uyu Diana yari yatumiwe n'itangazamakuru n'ubundi kuvuga kuri iki gitaramo, ndetse akaza kuhahurira n'uyu Bahati. Kuva icyo gihe rero bahise bakundana ndetse biza gukomera, biza kuvamo n'umusaruro, baza gushinga urugo ndetse kugeza magingo aya ngaya bakaba bakiri kumwe. Uyu Diana ndetse na Bahati baje kubana nk'umugore n'umugabo, ndetse baza no kwibaruka abana benshi, dore ko bafitanye abana batatu, harimo uwitwa Heaven Bahati, hakaza uwitwa Majesty Bahati, hakaza na Marayika Bahati, yewe bakaba bafite n'abandi bana bageze kuri 4 barera. Uyu Bahati ndetse na Diana akaba ari umuryango ukunzwe n'abanyakenya by'umwihariko, kubera ko hari ibiganiro byinshi bajya banyuza ku rukuta rwabo rwa YouTube, dore ko bakurikirwa n'abarenga miliyoni. Urumva nawe ni abantu bakunzwe cyane. Bitunguranye cyane, mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026 hagaragaye umugore ku mbuga nkoranyambaga zo muri Kenya. Uyu mugore yagiye avuga ku mbuga nkoranyambaga cyane ko ari nyina wa Bahati wo mu maraso, avuga ko yigeze kumusiga ku kigo cy'imfubyi kubera ubukene, avuga ko namujyana mu kigo cy'imfubyi ari hazabaho neza. Iyi nkuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga z'ibitangazamakuru byo muri Kenya. Yavugaga ko nyuma y'imyaka myinshi yaje kumenya ko umwana yasize ari Bahati, umuririmbyi uzwi cyane mu gihugu cya Kenya. Iyi nkuru yahise ikwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga zo muri Kenya, abantu batangira kuvuga ko Bahati ashobora kuba abonye nyina. Bahati ntabwo yahise yemera uwo mugore nka nyina, ahubwo yafashe icyemezo cyo gukora ikizamini cya DNA. Bahati ndetse n'uwo mugore bagiye mu bitaro i Nairobi gufata ikizamini cy'amaraso. Abaganga bababwiye ko ibizamini bya DNA bizatwara hafi ibyumweru 2. Mbere yo guhabwa ibisubizo ku munsi w'ejo, babanje kubagira inama ndetse barabaganiriza cyane kugira ngo bitegure ibisubizo byose bashobora guhabwa, yaba ibyiza cyangwa se ibibi. Abantu benshi muri Kenya batangiye gushidikanya kuri uwo mugore, kubera ko hari abavugaga ko ashobora kuba ashaka kwamamara kubera ko Bahati yubatse izina rikomeye. Abandi bakavuga ko bishoboka ko yaba ari nyina, kubera ko Bahati yakuriye mu kigo cy'imfubyi. Nyuma y'igihe gito ibisubizo bya DNA byarasohotse, ndetse ibisubizo byagaragaje ko uwo mugore atari nyina w'amaraso wa Bahati. Ibi byahise bihagarika inkuru zose zavugwaga ku mbuga nkoranyambaga, yewe izirimo gushidikanya ndetse n'izemeza ko ashobora kuba ari nyina. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, yewe n'amashusho uyu Bahati yishyiriye hanze yagaragazaga ko uyu mugore yishwe n'agahinda bikomeye, yewe na Bahati yari yamaze kwishyiramo ko ashobora kuba agiye kubona mama we. Nawe yagaragaraga nk'umuntu wijimye mu maso, ubona ko bose byabarenze, yewe buri umwe yabuze yacira ndetse n'ayamira. By'umwihariko uwo mugore wabonye ko yagize agahinda gakabije. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bahise bavuga ko bishoboka ko uwo mugore yari yaribeshye, cyangwa ko hari undi muntu yatekerezaga ko ari we. Inkuru y'umugore wiyitaga nyina wa Bahati ndetse na Bahati ni uko nguko yarangiye ku munsi w'ejo. Ku mateka ya Bahati, uyu munsi wa none ni umwe mu bagabo b'icyamamare cyane mu gihugu cya Kenya, ndetse akora umuziki, ubucuruzi ndetse n'icyamamare cyane gisarura agatubutse kuri izi mbuga nkoranyambaga.
abana n'umugore we Diana ndetse n'abana babo yewe n'abo badobse. Ubuzima bwe n'urugero rw'umuntu wakuriye mu mibabaro ariko akabasha kugera ku ntsinzi. Ngayo nguko, reka tubane no mu bindi biganiro.